sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Hase nahaki. No, kandi wambwiye ko tuje kwiyakira. Ibise ni ibyana. Si. Nagusikia anniversary yawe. Happy birthday yangu ngine umbabarira. Tesi nagira ibintu Mwana usikia ibintu bya siri. Kondo wari wigize ndigaho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tesi mbabarira nago sinakubwiye. Ase niki? Ni ibintu wabiteguye rye ko twe turi kumwe mu kazi. Nabiteguye ejo bundi. Nasohotse hanze ngiye guhamagara manager wa Tono. Kugira ngo muhamagarire nyine acceptingire. Ukunda nkorere surprise gusa. Just like you. Thank you, Sherry. Okay. Wakoze kuza nago ugize ungora. Nari nzi ko ari bubyange. Nari nzi ko ugiye kungura ngo kamwe ngo tuzafita muri weekend. None ndebe. Nako Imana nzi ko ari bubyange nyine nshimye Imana mvuko uhuje. Wishimye. Tesi ninde uri inyuma ibi bintu. Nukuri nta muntu uri inyuma. Boyfriend wanyiraga biri inyuma. Ringiye rega turi abakopine turakorana turi inshuti. Gusa merci sinabona uko ngushimira. Njye urabizi nta marira ngira nyine. Uba nta kibazo rwose. Nyine mva wisange nagukoreye surprise mbizi neza nyine kutajurira na ndabizi uri igishega ukina makarate urumva wihangane nyine mba nta marira ngira ariko shanu nukuri ndishimye cyane ndishimye pe mva Imana iguha umugisha nanjye ndishimye kubona wishimye yakuze gukorana n'umuntu nyine like no hari atwe dufite akazi kenshi umunsi nago nari nzi ko bari gutekereza ibi bintu ako muri Modern Tour Rwanda rwose man ese wabonye abakira twagize uyu munsi twabagize none uranye gatanu none ejo ari uruko zarenge bava zose bazitwariye rimwe oya uziko hari umukiriya wansabye wamamagaye kare uranyibukije cyage nahise nsohoka uhese ko abageni batatu twari dufite bose agomba gutwara Range Rover na Vewit na Taxi nyine wa Vewit nta nyine niwe nta hayi ngewe wese ko ari gukora muri marketing ngemba ndi kontabure nyine baramamagarisha Yesu ngo wabyibagiwe gute yambwiye ko ashaka nimero service mbi ko abandi bose baje mugakorana si uyu munsi ntabwo nge nanga service mbi urabizi hariya boss yakwica none reka muhamagare ngire nyine mitenzi muhereza nimero ya boss ko yamamagaye nko mu masaha ya kare mukona okay uzimuye nta kibazo alo mwiriwe neza si wa mukiriya wari wahamagaye muri Modern Tour Rwanda nyihanganire gatoya nahise mba bizi ukuntu sinabona nyine ukuntu nongera kubavugisha ariko ubu ngubu nahita nkohereza nimero ya boss si we washakaga kuvugana nawe okay nta kibazo noneho reka nzigusomere ego ufite aho kwandika okay nta kibazo reka nzigusomere gumeho gatoya nyine kugira ngo banze zisome ntabwo nzibuka neza
yego 0782 302 041. Murakoze kuduhamagara. Murakoze umunsi mwiza. Sawa. Bose ejo bundi yavuze ko dufite serivisi nziza. Urumva ni ugukomeza tugashiramo agatege. Umva nyine nuko ari umuntu witonda naho ubundi. Ese ubundi ubu ngubu iyo modern tour Rwanda itaza kukugira muri marketing byari kugenda gute? Simbizi. Abakiriya bavuga ngo ufite ijwi rituje ngo babwira neza. Ntabwo mbizi wasanga ariko bimeze ariko yewe bankizaho abakiriya nabirukana hari kubera ndabizi bavuga ndabizi ikijwi cy'abagabo ariko ndumva mbese nawe ikintu mvuga ate si ariko se twanibagiwe twagiye gukata keke nagiye kwesa turabyo Lili natwo n'utwaje bana bajya turi baba hirya none ese ko mbona babigize romance ngiye kukugira umuntu use basi ubwira sheri wanjye class ariko mvuko na smelling good. Oh thank you. Ate si komeze nka uri kuntereta ibi ni ibiki ntabwo ndi kugutereta man umva ibintu birande ariko nyine ngeze hamwe nkajya ngo ni nk'umuntu ugiye gutererwa ivi ndabizi ko dakunda ibintu bya surprise ariko nyine reka niko bafata indabyo basi bwari like bazifata gute komsa nanjye simbizi wamaye indabyo itazi bazifata bari humuriza ngo bakamara akanya ngo bari gusinzira ngo mba ndeba bya bintu nyine abakobwa bakunda kuba basohokanye mana yanjye umva merci beaucoup merci oya kandi wazimpaye reka nzishira hanga nangire kuba romantique nzaye nongera ntuterure gatoya nongere ntwihumurize bandeze ko uyigize umuntu w'umugabo natangiye kuba umukobwa mbabarira katazakugeze nawe pe oya karate se zambuza kuba umukobwa akoni tesibyo ibintu nibyo dupfa gusa ndebye nyuma urabona nari umukobwa ase basi zimye tubuje basi ukore agasayini ko nzimye tubuje se nubwo mbona twose umuyaga watuzimye kugira romantique mushyiramo ibintu by'ubusego uranyereka ukuntu ndi buzimye buje ndi romantique reka mamagare manager ukano afite manager w'umusirimu wowe ukuntu yambaye Tucheka takumva kitchen. Mwahageze? Twageze bite se? Happy birthday. Thank you. Welcome. Nyine yaranteguriye pe. Cyakoze amana wankoreye muti. Meze bite se? Ibyo naje biri inyuma. Uyu nguyu ndi mubi cyane. Umubi ariko uziko namubwiraga ibintu akamuditekerezo ngo ndumva turabyo ne wadushyizeho ni wiyi champagne wayiza nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bite se ko bafite service nziza hano muri Tari niho hantu hambere nkunda guhamagara ngo bankorere ibintu byanjye hako sha umva buretse sinza kwishyura narebe reka twe kumutinza bose turashaka gukoresha komande tuvuye mu kazi turashonje ariko ibintu wamuteguriye yishimye wow yishimye cyane nyine nanjye nkunda abakiriya bashima ibyo twabakoreye jewe rero ndadikira umva nkorera chicken leg hanyuma ariko accompagnement with chips namushire nshaka wese tugukorera nanjye nkorera ibyo nkorera ibyo ngibyo nyine nta kibazo urashaka turajya ibisatu turi imana okay narebe ngiye ushyiraho umuceri nabamaye amazi yewe nimwe mereza ayo mazi banze manura akazi nari mfite wese mbegwa nanjye agafanta karine kano ka fiesta ihangane kuko umpamagaye ntunguye nibagira ufunguza ariko munatuma nta kibazo banze utange komande noneho nta kibazo ngiye ntabwo ndashaka kunywa cyane ni umunsi mukuru wanjye by the way ndagira ngo nyine yishime nta bintu byadanje nari bitanga komande wituza uzane urufunguzo tumwe bana cyane mwiza bafite manager nawe tesi cyo ko urategura ndategura abaranzi yego abaranzi pe What's up, guys? How you doing? What's up? Meza neza? How are you? good Good to see you. thank you Nabaye. Ko mwahatwitse for real. karibu kambazanire duteye mucareho
ntabwo twari tugiye kwicara hano. Tuba tugiye gufatamo kamwe. Hari ikibazo se twicaranye hano Mwicaranye. Ubwo se abo mwatumiye. ntabwo turi babiri hano Kabazanira udutebe. Okay. Ni anniversaire yanjye umukopine baransipremye tuvuye. Mbabarire kubabaza akabazo gasekeje. Is this LGBTQ? Cyangwa No. ntabwo mukunda nabyo abakobwa b'iki gihe. No. Yeah. Mali ibintu ngiye ngizi Kare, kare. abakobwa bakunda. Juste ni kopine wanjye. Ni kopine kuko mukundana nyine. Turakorana. Murakorana. Turakorana. wampaye ikirahure Twe turi au fait urumva yambwe anzane nyine angurire village. Tuvuye mu kazi nje nsanga ibintu bimeze nk'ibi nanjye ubu ngubu muri kubibona nk'uko mbibona. Gatozi. Mbona amakeke hari. ariko nyine Ni anniversaire yanjye. tubabarire It's your birthday. yeah Hey, happy birthday. Okay, Darida. Darida. Isabukuru nziza for real. Thank you. Imyaka myinshi. Nitwa Nebande Mbega. Nitwa Derek. Nadoye karibu rero. ni karibu Reka tubanze kibazo tubaganirize tubavumbeho ugasangira gake. buno bunyana no bunyana harya Mukamunkore ikirori nta biteganya. Afite isabukuru. Akoma putarabinkorera man. Ntabwo uri inshuti nziza. Ntabwo byagora. Uziko umutipe atabikora umutipe mugenzi we nk'iyi. abase ariko n'uyu nguyu ntabwo bimenyereye N'ubwa mbere bankoreye. ntabwo bimenyereye urebye nta mutongo yenda muvuga ngo reka umugore surprise de konamera How do you feel? I'm so excited. Imyaka ibaye ingahe? Boyfriend ari? Boyfriend ari? ntabwo aramumbwira Hano agomba kuba ari boyfriend hagashya. Ni ukugutse gusa nta kindi. wabona hari ukuntu bizagenda kuki muje muri babiri Ndetse Ntabwo twebwe ntabwo tuba dufite gahunda yo kuzana abana twitumiye nubwo batubwiye ngo tube duhari ariko twe tuje kunywa akantu reka tubanze Nta tubaganire. kibazo ariko kumfasha guserebra umunsi. Match yatangiye? Ese hari ikibazo. Biratangira mu saa Okay, 10. turaje twe turagafatira hariya. gafatira hariya. Okay, noneho reka nzane buji munafashe tesi kuririmbira abashuti. Oh, nibyo twize. ariko bujira hari ahubwo Reka nzane ikibiriti mu muririmbire. Sibyo byiza? ase ko mbona ariko Happy birthday girl. Bro, reka tumuye show man. For real, for real. Damn. It's your birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Fasha dufungurire. Hey, go pale it's turayinywa biriseri. Tugiye kuyinywa. like it's a birthday man usikajya abantu banatwarabitse Shate si wowe. Wallahi bro, we are blessed. Ese ntabwo muziranye. Imagine the way we are moving. Tugahita dusanga show nk'iyi for real, for real. You guys are definitely amazing. Muri abambere ku isi. Ibi kwigishe bro. Wallahi ibyo nutangorera birthday nk'iyi. Ubwo bumbwira. Akafata ati baranasetse. Egeza hano rero. Banze Happy birthday to you baby. Fata shira kumuntu. That's what's up. Haguruka bro, haguruka man. Stand up bro. Damn. Happy birthday for real. happy birthday. Thank you very much. Darida twakwishimiye. Munkore noneho kunywesha icupa imbere y'abantu. Bakame na show. ni champagne nta kibazo Uzajya ngo ukibonye nakubise icupa ku muntu. reka na boss azakubone Tesi niwe wabikoze. zabimwereka reka mvuge ngo ngo rero nawe yabaye romantique gawe Happy birthday for real. Turagira ngo rero reka tubikore tubikoze. We make a toast to your birthday baby. ariko turi kunywa champagne twahita dukata na keke kugira bibe byiza sibyo That's good. We still moving. Hari ikintu ukeneye ko mbafasha? Zira komande. Reka nzirukankeho. Enjoy rero Darida. Thank you manager. We are celebrating. Irwanyeho petit. Tena ubu celebrate. okay na turi kunywamo dukata na keke Yego komana ibintu byose ko mubyegereje umutima shiti yanjye. Ukuri kw'Imana ukuri ibyishimo. ibaze n'abantu batakuzi bakayita anniversaire yanjye. Happy birthday to you. Reka turimbemo gake one more time. Fata ikirahuri to making a toast. Get a glass. Put in something. Okay, haba barafata icyuma. Tujye kwaririmbira rero. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
No. Sabukuru nziza. Sabukuru nziza. Reka natwe dufateho. tuvuga Joie. tugiye guhita tuvuga Twagiye mu Gifaransa. keke, kata Joie, joie, verset. Joie, joie, verset. Joie, joie, verset. Joie, joie, verset. Thank you Cheers, guys. cheers. Cheers one time. Cheers. It's more life. Ndaryoshye irengetse. Thank you so much. Uzi ikintu mvuga pe. So, n'ubwa mbere ucelebratinze Ni ubwa mbere bankoreye surprise, ubundi njyewe iyo nagize anniversaire ntumira abashuti banjye nyine tukajya gusangira nkabagurira. nakuntu wahindura umwanya wicara It's okay. Ushaka kujyana n'uyu mutipe Tesi? Yego. It's okay, nta kintu nakwangira kopine wanjye urabizi. Oh, Okay. Ah, 1-1. Umukobwa azi kureba kure. Urabona ukuntu azi gutera joke. Umukobwa atera joke for real. Ukuntu aba yiyogosha. so guys, Tugweremo hamwe njye. Mukorera hehe se mwebwe twe ko dukorera muri Modern Tour Rwanda? modern tour Rwanda. Yego. Ikora ibiki? Ikora ibintu bijyanye na hospitality. Oya, dukodesha mu modoka. Mu modoka. Okay. Imodoka ameze gute? Tujya mu bwoko bwose, ama Range Rover, Texel, BMW, tukagiramo za Vewiti. Okay. So natwe twe turikorera. Gendi kontabure Tesi akora muri marketing. Okay. Uyu nawe ni inshuti yanjye, twe turikorera, turacuruza, turabacuruza, dukorera mu mujyi. Wow. Yeah. Tuba tuje hano rero kureba match. Nice to meet you. Oh. Thank you. Tuba tuje kureba match, tubona abakobwa beza bameze nk'aho bicaranye. Nubwo twari tuzi ko mutegereje abandi, turavuga reka tubasuhuze. Nukuri mugize neza muri imfura. Yeah. Muri abantu beza cyane. Ndavuga ko wenda from today tubaye inshuti twakomeza tukamenyana kurusha. Yeah. nibyo byiza ariko Inshuti n'ubundi iva ku nzira. Kandi nka gutyo tuba turi muri business zitandukanye. Twagirana na partnership, we never know. Yeah. Kuko mukiriya umusanga ahantu hariho hose. Waje mukaduha serivisi runaka. cyane rwose I think connection yaguka nyine no mu byo umuntu akora nabyo biba bigenda byaguka. Yeah. twabishimye muri abakobwa. Muri makoze natwe cyane. twabishimiye Muri abari beza nako. Ntabwo muri abakobwa, muri abari beza. Twebwe rero ndumva nta kindi twabareka mugakomeza mukenjoyinga, buriya muba mufite n'ibiganiro muza kuganira. Reka twe tujye kureba match nta kibazo. Mwe mutaragendaho gatoya wampaye nimero yawe ko byaba byiza nyine tugiye tukominikana wamenya please give me a number. Ndayibaha mwese ari so good right? No, ninjye ubikubwiye njye nyine Nawe ariko dukeneye kuba inshuti nawe. nzayimwihera nyine like ko ntabwo waduheza nimero twese. Byashoboka, ushobora kuba zishaka nyine kugira ngo ubutaha bazadutumire bitari ibyago. Naho ni kuko afite ikindi kirori nshaka kumukorera. Okay. Kandi ntabwo byaba byiza nyine. Darida, nishimiye kubamenya rero. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Kandi murakoze kundirimbira mutanzi, uwo mutima mugira wo kubona abantu nyine mukabasuhuza muzabo mwari mwiza. Niko abasore bakiri ingaragu niko bose bambwira nkayandikira. Okay. Ubwo ngubwo murakomeza muvugane gereka mbe ngiye hariya. Sawa. Brothers. Dash. Bikurikira. Can I ask you something? Does she have a boyfriend? Ariko ibyo ntabwo ari ngombwa. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Nagusabye nimero nshaka ko nyine tuzajya tuvugana wenda no ku bindi bintu kugira ngo niba nta bindi bintu ariko ntabwo ibindi bintu byabura. let me be too. Nizere ko nta bintu bikore. Ariko ntushiremo nimero itariyo. Ntushiremo nimero itariyo ndabizi abantu b'iyi minsi.
We're not married. Happy birthday, beautiful. Thank you. Cheers to life. One time. Cheers one time. cheers It's so good. bye Enjoy, thank guys. you mwakoze cyane umva mbega umusore we umva wagira ngo Imana niyo yatumye Imana niyo yamvugiyemo nkorera hano hantu mbega umusore mwiza Gusa Tesi abahungu bose uzajya ubabona Urukundo umva ndumva umutima wamvuye ndumva ntazi n'ahantu ndi kubera man nyine namugiriye namukrashinze niyo mpamvu nakubwira ngo uvanga hamecari narenze ko ugiye kubyanga nkahita mva mu mutima ese wumvaga ndi bumujyane ese ko nabonaga umwaka akwaka nimero akaba ari nge yirebera akambaza kurebamo ibiki ntabwo wabonaga ko yari ari kundeba man njyewe ibaze ko noneho ngiye twanavuganye akana anambaye nimero ye ese kuki wanze ko ngiye wayimpa kuki wanze ko ngiye wayimpa wayimusabye uzi ko nanjye wowe nta nubwo yanyiguhereza ari bubyange kubera iki satayimpa man njye shurwa nkawe nyine niki gituma atampa nimero wakayigura reba nateguye ntabwo ko surprise ari njye bayigukoreye umuntu utegura nkanjye ntabwo bamwanga ndi mwiza ako Tesi nuko inshuti yanjye ari kuri ikina ubu rero ukabufasha ya mbere Teresa umuhungu ntabwo ndi gutekereza ngiye ndumva n'iby'ibirori byanshengutse mu twitekereza Derek wenyine ubu ni ukuvuga ngo nicaye hano kuri anniversaire nta nubwo ndi burye keke ibitekerezo byamaze kujya kwa Derek wabwiye manager wa Antonov akayigukatira njye n'izina yego koma izina ry'Imana byamvuye Tesi narinzi pe usura umuhungu ni mwiza nanjye numvise harimo akantu usibye ko nigashaka kabame cyangwa ntabwo we yagukunda yankunderega nanjye urugina amaze kubibona umva Tesi yankunda urashaka tubigireho debase yankunda kugize atankunda nzakora buri kimwe cyose kizatuma atagukunda cyoko man ngiye kwigira sexy aho kugira ngo nje nawe neza ngiye no kujya muhamagara duhure noneho buri munsi aho kugira ngo ubushuti bwanjye nawe bupfe ngo nukubera umuhungu sha rwose ndaguhariye sibyo amahirwe masa rwose ugenda umuterete nta kibazo ntacyo urabizi ngiye ntabwo nakora ikintu kibakubangamiye ubwo urwo rukundo nahita nanarubikaho kugira ngo ahubwo tubinywere naningi umva uzambwira icyo nzagufasha nyine kugira ngo agukunde pe noneho usubizwe nk'undi utuntu twa romance akaba yabonye ko nzi kubitegura ndumva nyine twese tubajya mu rukundo niba twese dukundana sinzi ukuntu ndi kwiyumva ntabwo ngira inama haguruka ugende ndabona ari kureba hano bari bagiye mu mupira ndabona areba burase ntashaka ko muvugana kakomeza kureba we na Christian ndabona bari kureba hano bakongera bagasubira kuri ekara genda ugerageza amahirwe ariko mubaze igihe muzahurira urumva ntatangiye kukugira inama kugira ngo bidapfa nayo nambaye neza cyane ko ndajabiriye wambaye neza sheri ni ukuri nyine ku buryo yambonye agahita nanjye cyane ese ukavuga ngo niho yarebaga cyane njyewe nabonaga ndeba niba ari uko twari dutera ariko mbabarire kandi njye yari yambaye attention dutanga na cheers n'iki akerekanye ngerageza amahirwe wenda hari ikintu genda ugaruka umbwira nyine niba mupanze umunsi wo kuzahura ese ko twari isakoshi suri bugaruke hano ntabwo ndahita nahana nawe none se ntabwo turi gutahana kibaseteka ngende tagira irungu mani zamufashe bimuhire niyo niba yamukunze biteretera umuhungu ni ibintu biba bikomeye cyane Wampaye kabiri kandi. Derek mwarimu kiri hano Yes. Hi. Fine. ko mwatinze Are you okay? Ntabwo wasinze. Ibyo ukoze wabitekereje? What is this? hari ikibazo Like kisses, like ukwakitiye nkaho tuziranye, what's going on? What's wrong? ariko twamenyanye none se mwavuga tutibwiranye Ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo uranzi ko nitwa nanjye ndakuzi ko yitwa Derek twavuganye twajyanye mu kirori twenjoyinze sinzi impamvu rero wahita utangara ariko musize
nose wa mugenzi wawe yagiye he? ahubwo wowe mugenzi mwawe muri kumwe ari hehe? Ariko njye namusize hariya niwe yari yicaye. My guy nawe yagiye kuri toy hariya hepfo. Bara None se I'm clearing the bite maze umwanya nkubona wisigaranye byagenze bite? Mushuti wanjye yari agiye kuvugisha Derike ari mutegereje ngo aze dutahe. Baracyari kumwe? Baracyari kumwe. Nanjye nawe maze umwanya mvugiye kuri telefone ndikorera n'umupira sinamenye igihe yagendeye. None ubwo se biragenda bite? Mugomeze ngo keeping we cyangwa nta kibazo mushuti wanjye araje tugende ntari. ubu nagenda ntari kwisigana nta kibazo ufite. Okay, nta kibazo. Okay. Basariye bano nyine twanda tuvugana. Ndaza kuvugisha kuri telefone. Sibyo? Ako wimfataho. Okay. What's wrong? We'll talk. Right? Turahuye n'ubwa mbere. I don't know uri muri ansoma. Nta kibazo ariko ni ibintu biri nomo. Is that normal ubwo wasinze? Ntabwo nasinze. Wabonye ko nawe gafanta. Alright. Nta kibazo. We'll talk. You have my number, right? Bye. We'll keep up. Thank you, and stay blessed. See you guys. Have me. Okay, fine. Nta kibazo reka ne kugora. Take your time. Sibyo? Muri beza byatari. Murakoze cyane. Abakobwa bihagazeho wagira ngo. Kwihagararaho ni byiza ariko mu buzima n'ubundi. Okay. Sawa rero. Ubwo niba udashaka umuntu ukuganiriza reka mbe ngiye. Nta kibazo meze neza. Okay. Mwakoze kundirimbira birahagije. Oya ni bisanzwe nuko turi abanyakavuyo bisanzwe. Ariko ntacyo bitwaye. Oya nta kintu bitwaye ni byiza pe. Okay. Kandi urakoze kuri uwo mutima warugize. Sawa, murakoze nawe. Derek. Mama wawe ni ibiki yagusize sha? Yakonjeje haya mashereka mwana. I don't know her. Sinzi apa. Bro, urabibonye mwana? Darida okay. Nanjye ni utaryibuka ni Christian. Nice to meet you. Yeah, komeza ugire isabukuru nziza. Murakoze cyane. Sawa. Sete siko wanyanitse hano muhisi n'umugenzi wese mbona nicaye njyenyine na keke nibayikase ngo nyirye n'ibiryo ntibyaje ngo mbirye. Ubu Dereka hindura ibintu byose. Ndabwiriwe. Umva. Tega umusore romance. Guri iki? Uri romantic. Waravuze ngo romance? Kono none Hari romance niko nkubwiye. Okay. Romance arayifite muri we. Man, nyine turasomanye. Kisi yo kwita mari. Ngo biki? Usomye umuhungu mu kabari kuri comptoir. Nago urabona benshi ubonye bwa mbere. Oya urumva nagiye kumureba ahita ajya ku ruhande nyine. Umukobwa se musanzwe muzanye bro. Ahubwo hano kuri Antonov musanzwe muziho. Sha, no bwa mbere mubonye. Sanzwe nkorera hano ariko System tugezemo y'abakobwa batwiteretera bino byana tuzabigenza dute? abakire mwaragowe nyene se baba bakurikiye akantu nyine. Abona gumeze fresh aravuga ati nta nubwo muzi bro. Bigeze bikubaho? Amwasangira hari. Bigeze bikubaho? Ntamwe mukora mu kabari mwaragoye wenda cyana kirasinda hari muniga kakigusigira. Bibaho sometimes. Igihe umukobwa aza hano ari no mu kazi by the way. Yeah? Afite izindi plan. Hari cyane bigeze gukontorora gitwara? Birambaho ngiye. Shyiramo tip. Thanks man. Ntabwo birakubaho? Ni gake ariko ubundi biba ku bantu b'abakapa nkamwe bafite akantu nabo tatwe babona turi chief kubera akazi nyamara. Sawa bro. Witwa? Innocent. Gita turi kibaye. Innocent. Jya mwirinda ibyana nk'ibi. Umva nyine ntabwo yumvaga ko umuntu bahuye bwa mbere ari bitaza kumureba. Nyine aba ahita agira ubwoba ahita avuga nyine ahita ababwira ngo excuse me ahita aza ku ruhande abana. Numva ibyishimo numva iki. Twagira ngo twagiye mu rukundo. Tambwa basimbabariramo akabiswa kwitama. Ahita binkorera nabonye nawe afite romantique nyine ari romance. Bonne chance chéri wanjye rero reka tuvanga dutahe n'ubundi ntiwatumye ndya. Ndikumva nahita ngo babipakinge dusubire ku kazi kuko amasaha y'akazi arageze. Ngewe ntabwo mbashaka kwica akazi. Ubwo nyine urabunyirije kubera gusa
niba ubonye urukundo rushyashya ubonye urukundo rwiza ese wawe uzamushyira he Jackson uzamushyira he nabonye wabonye Derek ukaba wasaza Jackson baravuga ibintu bya Jackson ahangaha ndumva ndi muri mode yindi ndumva ndi mu yindi ubu ni ukuvuga ngo umuhungu ubonye utaramenya utazi niba afite na girlfriend atumye wibagirwa Jackson subiza nama nze wamba bari kazireka okay fine wemerewe guhitamo kane nkwere fanta na nayimaremo none se commande niba yizana twagiye biragenda gute gusa uvugane na manager ngiye kuvugana na manager mwishyure urabona amasaha yo gusubira ku kazi yaje bahite bankorera nyine baca dukora dai baze bari yabageni baje gutwara imodoka bagasanga tudahari nose amasaro ubone yari yakagera none pose tujyamo iminota ingahe ako ntabwo 30 tumaze 40 ibyo wubaha akazi imbere y'ibintu byose gusa merci sugo ntabwo wareka nkajya kureba Derek ukaba ugiye kugeza kuri boss reka nkubwire nutakaza akazi ngo kubera yuko ngo wabonye ngo umuhungu ugenda nta kuntu mwaza kuvugana nyuma amasaha nawe ukomeze ariko nta kibazo nyine ni weekend warangiza akazi ukaza kuvugana nawe akabari muri buhuriremo nta kibazo boye bakubwiye ko bikorera niyo mpamvu baje kurema umupira ukorera abandi sibyo okay can go twakigendera noneho manager aparking ibyo nta kibazo ndajya kumuvugisha nikete bayizane ku kazi kugira ngo tuze kureba wowe fata ugende ngiye kumuvugisha ndasanga uri hara ku modoka ya contact ku bakorege bacu kagende muvugishe noneho adupakingire keke ariko reka ntwara uturabyo twanjye basi bone ko nkuru wese iri okay nta kibazo reka ngende muvugishe The sun. Injira? Ariko se wewe vipi za man? Asidari reka nkubaza. Wowe urifata ukansiga man. Uziko ngushatse giye muri tori ndashaka tipe ibyo yituma ntabwo biraza genda ngiye kuri telefone gusiga wicaye hari waje kugenda ute byagenze bite bro reba hano ibintu biriho bimatira by'ibisoso ndabibona byagenze bite cya gikorwa kiba kiransoma cyo gikorwa kuri kontwari ndimo ndishyura abakobwa bitwa turi kumwe kiriya kintu cyo ku ruhande kimwe kinini cy'amaso meza ukuntu ngende kwitwa tesi wa undi wirabura wakoresheje ariko byagenze bite bahagaze ndimo ndishyura fagitire ngiye kubona muri igikobwa kiraje ngo mpindushye cyo kirancaciye ngo hey good are you fine naho wowe are you fine wo wifata ukifata ukansoma ngo reka twamenyanye turaziranye do I fucking know you none se ngo utegeye kumenya ushaka kumenya kugeza mu mara yanjye se ariko bararako gafite confidence uzga ko kazatwiteretera akabyo bita kangama mukobwa yanyitereteye bro abaramfashe munda aranje aranyindikiza namuriya mu maso atangira gufata mu musatsi akaragamo gake ndabiriwe ndavuga ibi nibi kimana yanjye ndamubaza none se are you fine cyangwa wanyweye ngo ngamuke mucyase nakwishimiye tu none se mugenzi wawe ari he ngo ntako mbisi kuyarariyamo ariko nanda muzi yababa we mbega akazi akusha muri modani tuba tugira akazi gusa ikiza nyine no kumuntu uko aba yakoze aba yaninjije kibe nuko wenda wakwakira abantu baza babaza amakuru gusa y'ibyo mukora wenda ntibanagure mbona naho bakirirwa bamagara mara yanjye uba turi ku isoko byatari mba bakira bameze ngo sinjye nkora phone abari kwamagara bambaza modoka nyine mva noneho dusigaye dufite na office nziza kuva aho twimukiriye igikondo hariya ako na boss aduha amanota iriya etage kabisa nayo menye igira uruhare mu gukurura abakiriya kubera nyine ahantu ibyo yaho biroroshye kuhagera nyine
haragendetse kandi hari na clean. Haragendetse kabisa dufite aba bambwira ngo mufite n'ibikoresho bya fresh nyine. Oya nahise ko muri marketing uzi kubwira abakiriya neza. Noneho ubundi mubigenza gute kugira ngo murebe nk'abakobwa? Noneho kuriya nyine njya nkunda bakavuga nyine njya nkunda guhamagarwa n'abasore. Kuko abo bavuga ngo ngaho umukobwa uvuga neza. Bagafata utunimero. Umva shabyo tubireke. Nyine urumva we nyine urafitinga muri marketing rwose narayamanitse. Dore tubyiborere nyine ibyo ku kazi tuvuyeyo. So nyine ndashaka kubwira suzi ko cyagiye twavuye. Namavambwe ngo mperekeze se ngo tunyurane mu rugo. Yambwana ugiye ushaka kugiye kuri toilette. Ngayo nguko agiye kumusezera. Niba yambwiriye jambo. Okay, it's fine. Go give you a call. Ngumereza haka. Mwana haka ngwaye uzabaza. Haga nayo nini wabani ndagenda. Nje nirukanga. Ndagushakisha ndakuba. Wari wabipanze kusetinga kiriya cyama. Asendereka ngoza. Imboga zirakwizanira ukazana. Cyane ngiye cyaje kubera amanje kuze. Uza kwizana ukazana. Ntago rwose nari. Ndetse ubwo ndi mahirwe uzabona ryari. Kareka birayi buno ni byinshi muri ngiye. Cye nawe cya ntacyo kibaye kabisa. Gifite na black and nziza. Ntago ndi buno byinshi nabiri. Umuntu turi tumeze gutya. Turi medium size. Wose kucyutazifasha. Wanane kumufata. Fati, je nta gahunda nari mfite mani. Gusa twicara mukobwa narebaga kuntu yakurebaga. N'uburyo yinyije ku ruhande akagira atakagusaba nimero. Ndavuga ati ibintu ntago ari shyashya. Ndavuga nti ibintu ntago ari shyashya. None yashyirwa kugezeho. Nose ubwo ngubwo mwabisoje mute? Mwabirangije mute? Warangije. Ntubwiye nti nahaga ndi bugufi. Ushaka wasinze. Ibi bintu uri gukora ejo ushobora kuzabyibuka. None se giye niba nibuka neza nzi ko navuye naje kukureba nkakubura narangiza nkanyura handi twinjire kuri wa mukobwa wundi aho yari yicaye nta nzoga nigeze mbona. Gusa yabazinyweye gute? Cyangwa buriya wenda yaje kuri konto yangu dushote. Ari mboga by'ibiraya wenda bamugani abishaka kujya mu byitetera abahungu. Nta wame. Wenda ni Chebad Beach wa mugani wabo. Oya barabana abanyara abana b'indero bihagazeho ntago ibyo. Akucakurika ibintu yankoreye man. First time nyihindukira gute ngiye kure umuntu umfashe umukobwa ngo byakubaho. Sigayenze. None se ubwo gahunda wafashe niye? Ntabwo uriya mukobwa ngiye mushaka. Naho kugira ngo byibuze nshake ikintu nafata uriya wundi nabonye we dress yitonda afite isoni kira kintu cyana kiza pe. Buriya witwa Darida. Darida ni mwiza man. Ko nabonye atoroshye. Ko nagiye kumusezera cyangwa ko nabonye ari gwenye ndavuga tereka ngende twicarana. Ngo ni mukobwa nkunda. Arangije uko nambwiye se ngo huya ngo ndategereza mushiti wanjye ngo ntago nshobora kuza. Ndavuga ari kuri wenyine reka nze twicane basi mbe nkuganiza akimara kuva wigende nigendere. Ngo huya ngo nta kibazo ujya mu byawe. Nyine ubona nciye amazi asa nkuwa cyakwemeye. Ariko yaje umukobwa nkuriye mu ndeke ntuze se kubana man. I'm the king of product bro. Cye umwana ntabwo yananiye umukobwa wiyemera nk'uwo wiyemeni yakihagararaho. Ariko ngiye bro yamaye umwanya. Izina ntabwo yangira. Kandi nzamugeraho. Man wambihije rero mitanitahira ajya niko kuza hano. Mutanivugira kandi kunjya kara man. Nakuze bro, nakuze. Kandi phone yanjye ayisize. Urumva? Ndavuga ntereka nze niyicare hano hanze ndebe uko. None birabiko muvuna turakora ubu. Wowe wase wakunze iki? Je nkunda je nakunze uriya wirabura. Niba ruko uriya nciye amazi nakunze uriya wirabura. Ahubwo wambakira cyane. Byaguhamereza uriya wiyemera. Ubu ni mukuru. None sereka mubaze mande. Umwana araza kukwiteretera. Ni imboga zizanye kandi kiracyana buri gihe. Umukobwa bashaka puff. Umukobwa nk'uwo bari. None sura yanze. Byari byose nyene ngiye. Yene umukobwa cyane umukobwa gukunda ufite umutima. Bari abakobwa batubwiye ko bafite company bakora muzika bikomeye kabisa banihagaze. None sura mvura umukobwa Darida mubonye naba nabonye cyana kizima. Shaka abagore bafite future. We are not looking for abakobwa kuryama. Turashaka abakobwa bafite future. Ejo nafite amafaranga yaduta iyi nzu bagufasha kuyishura.
Papi. uzaryoshya se kugeza ryari? You understand? Yeah. Tugomba kureba kure. Kuya mukobwa nta kintu giye rwose uko namubonye. Ashaka wenda afite amafaranga yo gusohoka rimeze nk'abakobwa bakunda gusohoka bakunda abasore. Ariko rero nabonye atuje bamukorera isabukuru disi. Byari byakireze cyose kireba. Akatwe ku by'abakobwa agiye ufite imvange se? Sharime akadogo ni yagiye gushiraho ya nijoro. Reka tuve no muri uyu maga twigere mu nzu ntari. Maye tugere nkwereka ikiganiro cyasohotse ejo bundi. Kuri amuniga avuga ku byanoza nta kuri ya ntambara ya Hamas na Israel. Ariko nkongera tugomba gupanga umuvuno wa biriya byana. Kandi uke nari bi tukaba hosting ari babiri ngafata mu tugahura nabo bwa kabiri. Nkaba nafatira hariya aho kabafatira hano. Icyo bita second chance wa kintu. Neza hag tamusoma. Ngo umusomye he? Tamusomye kwitama nta bidaje nyine na ahubwo ndumva byatangiye neza. Mwari mugeze no kuri iyo. Nago twari tugeza nyine like ni nkuko umuntu yaza akagusanga nk'ahantu ntumuzi wenda noneho nkamubwira ati nje nawe ntabwo twahuriye hariya ko tuvuga ngo ntabwo nzi ngo tuvuga ngo biki niba twahuriye hariya ngakumenya kuri Derek nawe ukamenya kuri Konditesi ni iki kintu njya kwisobanura tuva nshaka gusuza nyine ibona byamucanze ndamusoma kanya yihanagura nyine nese ubwo yagusomye se yaguciye amazi ariko ntabwo we wansomye ngiye ninjye wamufashe gutya ubwo nukuvuga ngo abantu bose hariya kuri comptoir babona guri kumufata ku ngufu umusoma ku gato uko yansebeje mu bantu tekeza abantu bo ku kazi dukorana niba bimenye ko njya kwishingaritsa ku bahungu. Nese basi yakubwiye ko nyuma muzabonana wowe wabonye byibura afite gahunda yuko mukomeza mukazakundana. Komeje kumuforosa nyine nsa urabizi ko nanjye namukunze nshaka nyine uko tujya mu rukundo umunyengo w'urukundo nyine we ntiyabishaka ndamubwira okay fine njye ntabwo ndi bukubangamire mu bantu reka ngende wenda turaza kuvugana mbona nuko nagiye nabasigara ariko nasigaye numva ari kwitotomba bibwira abantu ngo uriya mukobwa ngo ibiki nyine ntabwo yambereye. None se w'umutima wawe uri kuguhamiriza yuko wakoze ibintu byiza twemere ko bagusuzuguye nyine ukaba wanababaye wowe wakoze ibintu byiza kubera ko ntabwo gutera intambwe kujya gutereta umuhungu basi wenda nareba umwihorere nubwo bwiza bwanjye mvuga ngo ndabufite ngo wenda ngarita mbona ngo nkunde nkaba mwihoreye wenda akazabibona ariko ntabimwibwire cyangwa nagiye ko ese sine nabikubwiye ngo ureke kujyayo ibaze ko wanampagurukije ahantu nari nicaye ukambwira ngo urashaka kwicara aho ngaho nabone ugiye kurakara nkahita mpaguruka urabyibuka uranyise n'ukuri mbabarana basi ngira inama y'ikintu nakora cyangwa y'ikintu akurebana nakoze Darida. Reka rero nkubwire tesi ibyabaye byabaye ntiwabigarura wasuzugwe ubwo nyine uko agufata sibyo niko yagufasha icyo ugomba gukora nuko ugomba guhindura imico yawe ntubone ibintu byose biguruka ngo wumve ko wajya ubuse Jackson wari umushyize gusarira umuhungu nkuriya kandi ufite n'undi mukundana nako Jackson ubundi Jackson nyine se mwaranganye naganye kujya kumbwira Jackson nyine ni boyfriend wawe cyangwa si boyfriend wawe ese nigeze bambwira ko twanganye none se niba mutaranganye uriya muhungu wamushakaga hiye namugiriye crush nyine ndamukunda ariko crush iganisha hehe Jackson si mumaranye umwaka ntafite gahunda yo kugushyira mu rugo ariko ntuhari urakirukanga inyuma y'abahungu nakuyemo isomo ntabwo ese ubwo wumva uri inshuti yanjye nyaba cyo ufite imico nk'iyo ngiyo bishobora kuba biterwa nuko niba usiko n'abanyarwanda bavuze ngo mbwire uwo mugendana nkubwire uwo uriwe ubwo se babona ngendana nawe ufite iyo mico bazabona yuko nanjye ariko meze wakwisubiye ukagira imico mizima umukobwa nka ukorera amafaranga wibana ufite buri kimwe cyose ukabona umuhungu akagutesha umutwe utazi n'uburyo ahagaze ubona uko ngo yambaye neza ese uzi ko uyu muntu yihesheje agaciro abantu bakamuzi impamvu yagusuzuguye nuko nta gaciro wigeze wiha imbere ye iyo wiyubaha se ukareba yuko atazagukunda akakwiruka nari nzi ko wenda kubera ko ari bwitambona akavuga ari umukobwa ari mwiza nyine arayita nkunda ese ubundi ninde yakubwiye ko uri mwiza uzi ko wamaze kwibonaho ikintu nta n'ikiba kigihari ndaze kumbwira gutyo nese nkubwire ngo ngende inshuti ye ngomba kukubwiza ukuri ntago ngomba guca ku ruhande
ese utekereza ko bira byanshimishije kuba kiri kufatanya n'ibihe ntago nagufatanya n'ibihe none urashaka ndenge hejuru y'amakosa wakoze nsase norosaho kugira ngo unshime hanyuma ejo nubyongera se ukababaruka nzaya nkomeza nicaye nza nkubwira ngo pole ari we wabyiteye ntago ibyo bintu ari byo uri umukobwa w'umusirimu niba usirimutse ku mubiri sirimuka no mu mutwe umenye icyo ushaka ubuse nibwo wungutse kuba umuhungu yagusuzuguye nta kintu na kimwe ubuze ngo uramubonye juste ngo utangiye ngo kumwirukanka inyuma wowe nuko utari uhari gusa abantu bahari wenda nidusubira sinende kuri kontwari ko ngiye ko ntababaye wansize nicaye ngenye rubanda yose insho ntari kurya ntari kunywa na komande twatanze zikarinda kuza mu kazi ko ntigeze mbabara wansize nicaye ngenye ngo kandi wari waje kunkora surprise ubona umuhungu agutesha umutwe akwibagize n'ibyo waruje gukora usibye kuri inshuti yanjye nkaba nihanganye nkarenza ufite ikibazo cyo boss ntabimenya noneho hariya ukuntu bandebaga nk'umuntu utuzura ese ubundi ubwo ibyo bintu wakoraga batekerezaga kuri kwicuruza batekerezaga kuri indayiteze itereta abagabo batekerezaga kumusoma ashaka ko wajyana inasi akajya ambaza ngo cyo ufite karande ni ukuyisengera iyo karande yo kubona abantu bose ukumva yuko ibaza ko yambazaga ngo wasinze nkamubwira nizere ko wakuyemo isomo narikuyemo rikomeye icyo umuntu ntaho kijya niba bari batubonye bakaza kudusuhuza ari ubwa mbere batubonye bitewe na decoration bari bafite ni nako yari kuzajya n'igitekerezo cyo kumva ko yagukunda akakwisabira nimero akagusaba ko muza ariko ibintu byose wahise ubihagarika ubundi subwirwa n'iki niba atari umugabo uri mariye ubwirwa n'iki se wenda niba atari afite fiance kucyumva ko wabona umuntu kamwiruka nk'inyuma ubwo ubutekerezo yuko mu myaka abayeho cyangwa ahantu hose yagiye abantu nk'abari bafite amafaranga bitwa ngo nabacuruzi uba wumva rero umukobwa wenyine abonanye nawe kuki udatekereza kabiri umva bikubera isomo n'ikindi gihe ntuzabyongere kuko umuntu yahinduye imico ye n'ibindi bintu byose birahinduka nuhinduka ugahinduka uburyo wifatagamo n'abantu bazahindura uburyo bagufata rero uko abantu twe tuzagufata ni ishusho uzaba watweretse ishusho uzatwereka niyo tuzagufatamo kandi ntabwo tuzayihindura rero nushaka ko image ihinduka tuzayihindura kubera wowe ndamba niciye izina kubera ko biriya bintu ntabwo ari byo nagombaga kumurika niba nanamukunze basi wenda nkanagira ukundi bigenza bitari kujya kumwishinga rito no kumwihamagazwa bidashinga umuhungu akagenda kujya kunsuzugura biransuzugurira mu bantu nyine ihangane nta muntu uva ku isi adasebye ku isi umuntu wese araseba gusa nemera yuko twigira ku makosa dukora sibyo amakosa atabayeho nta nubwo n'ibisubizo byaboneka cyangwa ngo twige tumenye nizere ko ubwo wize ugiye kuba tesi mushyashya sibyo ukagira verisiyo nshyashya itandukanye na tesi ubonaga ibintu byose bigenda akabigenda inyuma niba ufite akazi ukaba ufite amafaranga ukaba wibana witunze ni iki wari ukeneye kuri uwo muhungu cyahise ahubwo ko nabonye ntari ibintu ubundi se ni iki cyumvaga kigusunika kikubwira ngo ugende ujye kumusoma kuri kontwari ni igiki cyangwa dayimoni bamfashe bahanira bagenda bamuhagararamo butamvamo narimeze umva ihangane iyo ikibazo kiganiriweho umuntu akamenya aho yagize imbaraga nkeya ubwo ngubwo kiba gikemutse ibyiza ni uko wemeye kugira gute ubundi buraza ahantu nkora siko umuntu agusuzugura ukagira ngo erega ikibazo cyangwa uryiwe personality ufite cyangwa titire ufite ntibivuga yuko utasuzugurwa uzi ikintu gituma abantu bakugiraho agasuzuguro ni imico yawe n'imyifatire yawe ntabwo ibyo utunze n'ibyo ufite imodoka ugendamo n'inzu ubamo n'ibyo ukora n'akazi ukora na titire mu kazi byatuma abantu bakuba wowe ubwawe niwe wiyubahisha bitewe n'imico yawe sibyo ntukumve ngo ufite ibintu ngo uri kugenda ngo byirata ngo mve ko umuntu wese yakuba abantu bubaha ikikuri mu mutwe iyo ubuze indangagaciro nizo zikugira uwo ugomba kubaho ntabwo ibyo ufite aribyo bikugira uwo ugomba kubaho rero ushobora kuba ufite iby'agaciro ariko agaciro ukakibuza sibyo nabibonye mbona ngo nisongera sawa sheringa ngwino nkwereke dushe uyikore hanyuma dufate ibya nimugoroba ubundi turebe ka movie mu gitondo turajya muri siporo sibyo nizere yuko ubu ngubu umeze neza bizarangira undi muhungu muzahura uzamwereke kuri serious kugira ngo bizagere kuri derike
bavuge kuri seriyeze sibyo cyane ese imbaga yawe washyize najyanye muri chambre nyine ngwino tugende mbese ko nabonaga waje wihwereje umbwango tuvugane nta kibazo turabasuhuje bakunzi ba Ganza film turizera muri amahoro aho mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi tuzeye ko mumeze neza ndetse mwabashije gukurikira uyu mukino tumaze gukina iyi episode kubabashije kuyireba bakayirangiza kugeza ku iherezo iyi episode rero twayikinnye dushaka gutanga ubutumwa butandukanye mwabonyemo inshuti yanjye Tesi ndetse mubonamo n'abahungu badusanze twasohotse aho inshuti yanjye Tesi yari yansohokanye igiye kunkorera surprise twakoranaga mu kazi ibi rero biratwereka yuko kuba umukobwa yafata iya mbere agatereta umusore yamukunze ntabwo ari ikibazo ahubwo ikibazo kirimo ni uburyo ugaragaza ibintu bikurimo ikosa ryabayeho nuko Tesi atabashije kubyihanganira ndetse nanjye nk'inshuti yarasohokanye akanyivumbura kugeza naho yamagurukije mu mwanya nibo mwabikurikiranye neza byatumye rero umuhungu amutakariza icyizere ndetse aramusuzugura bituma umukobwa yiheba kuba yasuzuguwe yabigizemo uruhare kuba wabona umuntu aje ari ubwa mbere ukumva yuko mwahita mugirana relation ndende nkaho mumaze igihe muziranye ntabwo ari byiza umukobwa ni nyampinga akwiye kurangwa n'indangagaciro z'umukobwa ndetse no kwiyubaha si ku bakobwa gusa ndetse no ku basore twese biratureba byatubaho iyo umuntu yiyubashye n'abandi baramwubaha ishusho ushaka ko abantu bagufatamo ni wowe yishushanya rero uko uzatwiyereka niko tuzagufata buriya ahantu hari indangagaciro nzima haba n'ubutunzi buzima habe mu mitekerereze ndetse no mu mikorere rero ni byiza yuko cyane cyane nk'abana b'abakobwa ntago ari twebwe twagakwiye gufata iya mbere nibo twanakunze koko ni byiza yuko twagakwiye gutwara ibintu buhoro buhoro tukabanza tukubaka ubushuti tukarushaho kumenyana either ntuzi niba umuntu uri kubwira ari mariye cyangwa se afite undi mukunzi ntabwo kubona umuntu image ngo nuko yambaye neza cyangwa nuko hari iby'agaciro afite bisobanura yuko yahita akugiraho gahunda banza umenye uwo muntu uwo ari we ubaza amakuru neza numara kuyamenya uzamenya n'uburyo ibintu byitwaramo nabigereranya nko kuvuga ngo niba ufashe icyerekezo cy'ahantu ugiye kujya ukawibizi neza destination y'ahantu uri bugere biragufasha kumenya n'umuvuduko uri bugendereho kugira ngo ugere hahantu bikoroheye ariko nufata umuvuduko uzihuta nk'uwayobye bityo birangire nta hantu ugana mwakoze kureba ino episode turabakunda